Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana kugira neza kwayo, kandi ndashima Imana ko duhaye umwanya mwiza wo kongera kuganira. Ushize ngira ngo abakurikiranye twari dufite umunsi wo gushima Imana nk'umuryango, kandi nibyo koko gushima birakwiriye. Ubundi ubuzima busanzwe buri muntu wese aba akwiriye guhorana rimwe na rimwe, nubwo duhura n'ibibazo, nubwo duhura n'ibigeragezo, nubwo duhura n'intambara, nubwo duhura n'ibiturushya, ariko birakwiriye yuko tugira amashimwe mu kanwa kacu. Mbere yuko ntangira, reka tubanze dushima. Turagushima Mana kugira neza kwawe, turagushimira ko dukunda, kandi turagushimira ko twitaho, turagushimira kuri Imana nziza, turagushimira ku bwa byinshi dukorera mu buzima bwacu, turagushimira ku bw'intambaro turwanirira, turagushimira no ku bw'ibihe byiza uduha kugira ngo twumve ijambo ryawe. Uyu mwanya turagutuye, kandi turabizi neza yuko uko byamera kose nta jambo ryawe rimanukira ubusa. Uko byamera kose hari uwo riba rigiye gufasha no gukiza. Neza kukumva, kandi nanjye ndakwiheye kugira ngo nkoreshe mu izina rya Yesu wacu, amen. Kuko nabivugaga, dukwiriye guhora dutekereza gushima Imana. Buri muntu wese aba afite urugendo rw'ubuzima bwe, ariko muri urwo rugendo rwawe nubwo wahuriyemo n'intambara, ariko kandi wahuriyemo n'ibyiza, biba bikwiriye rero kugutera gushima, ukavuga ngo ndagushima Mana naho ugejeje ukora. Umuririmbyi yararirimbye, ngira ngo yitwa Tasi, aravuga ngo aho ugejeje ukora nami mpaye gushima, wangijije nari mfuye, nakwitura ikimurengezi. Ukwiriye kumva yuko hari ahantu Imana yagukuye, ukuvuga ngo nakwitura ikimana. Usibye ko nta nyiturano n'imwe wabona witura Imana, keretse kwishima gusa, ukavuga ngo naho ugejeje ukora Mana ndagushima. Hari amagambo Imana yampaye numvise nshaka kugira ngo dusangire, usangize. Birashoboka ko ari Imana yatoranyije kugira ngo yumve. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi ya 37 umurongo wa 5, haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Iteka ryose, buri munsi duhora dutangira urugendo. Iyo uryamye ugasinzira, imigambi y'umunsi burya iba yarangiye. Biba bigusaba yuko noneho mu gitondo kare uri bubyuka n'indi migambi, uvuga ngo noneho ubwo bukeye ndabigenza gutya. Buriya biragoye ko wagira imigambi usinziriye, keretse kugira inzozi Imana ikaguhishurira. Usibye ko hari n'abagira inzozi gusa mu gihe cyo gusinzira, nta migambi uba ufite. Burya tuba turi mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ariko iyo ubonye Imana ikugiriye neza ukabyuka, uravuga ngo Mana dore ngiye mu kazi, ndahagurutse ngiye gucuruza, ndahagurutse ngiye ahangaha, uyobore intambwe z'ibirenge byanjye. Hano rero haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Ibyo umusaba, ibyo ushaka, ibyo wifuza kugeraho, ibyo ugambirira kugeraho, ibyo byose aba ari we ubyikoreza. Rimwe na rimwe hari uko twibuka Imana ari uko twatangiye urugendo tutayibajije, byaducangira mu rugendo tukibuka ko aribwo tugomba kwibaza iherezo ry'urugendo rwacu. Ariko ni byiza gutangira urugendo warangiza ukarwikoreza Uwiteka. Birashoboka ko uri umunyeshuri, ni byiza gutangira ishuri, ariko noneho iryo shuri ryawe ukaryikoreza Uwiteka. Tuzi abantu twagiye twiga bagapfa batarangije amashuri, tuzi abantu bagiye batangira bizinesi bagahomba zigeze hagati, tuzi abantu bagiye batangira imishinga ikabananira hagati. Rimwe na rimwe si nuko wenda bakoze nabi, hari n'abo wenda Imana yemereye ko babitangira, ariko yagera hagati ikabona yuko bazabigwamo kuruta uko yabibakuramo. Ariko noneho rero ikoreza Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ijambo nshaka kukubwira ni iri, rirakubwira ngo Uwiteka Imana yacu ni Imana itanga icyerekezo. Biranashoboka yuko ushobora kumva nta cyerekezo ufite. Hari igihe rwose ugira utyo ukabona udufaranga ukavuga ngo sima, mfite miliyoni, mfite 100,000, mfite 500,000. Iyo utabishyize imbere y'Uwiteka ngo abiheshe umugisha, aguhe icyerekezo cy'ibyo ubyerekezamo, wowe ugendera ku marangamutima yawe, ariko bikarangira rimwe na rimwe usanze warayobye, ugashaka kugaruka inyuma, imyaka yaragutwaye, ugashaka kugaruka inyuma, ibyo wahombye warabihombye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Ntabwo nzi wowe ushobora kuba urimo kunkurikira, birashoboka yuko nawe ushobora kuba hari aho wageze ukabona umeze nk'umuntu wibeshye, ariko icyo nakubwira nta rirarenga.
ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Impamvu bavuga ngo rwose ni uko ushobora kugira ibyo wereka Imana ariko ukagira n'ibyo uyikinga. Usibye ko ari Imana idahishwa amabanga, uko waba umeze kose ni Imana idahishwa amabanga. Ariko noneho rero yerurire uyibwire ngo dore urugendo rwanjye, dore itangira ryanjye. Hari amagambo nigeze kubabwira aba muri Yobu 8:7 havuga ngo nubwo itangira ryawe ryarereka ngo ariko amaherezo wakunguka cyane. Hallelujah. Your beginning can be small but your end will be great. Ushobora gutangira ibintu ari bitoya ariko uko kubitangira ari bitoya kubera ko wabishyizemo Imana, kubera yuko wemereye Imana kugira ngo ikuyobore ikagendana nawe kugeza igihe uzabona utuntu watangiye ari dutoya dukuze. Rimwe na rimwe rero hari n'abantu batajya bemera ibintu bitoya, ugashaka gutangirana ibintu binini, nutabona amafaranga menshi ntabwo uzatangira business, nutabona ugashyiraho Imana amakondisiyo ukavuga ngo Imana wagewe ukabingayigayi. Hari abana twita ingayigayi, icyo umuhaye cyose akacyanga, icyo umuhaye cyose akacyanga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umwana ushima ahora anashimwa n'imbere y'ababyeyi. Iyo umuhaye ikintu akakira, wamuha n'ikindi akakira, wamuha n'ikindi akakira kandi akagushimira, akavuga ngo urakoze mubyeyi, urakoze mama, urakoze. Uwo mwana nawe ubwawe uramushima kandi uhora utewe ishema nawe. Rero natwe nituba abashima imbere y'Imana tukayikoreza urugendo rwacu, ibyo tuzaba dutangiranye urugendo byose menye yuko atari byo uzasozanya urugendo rwawe. Kandi urugendo rwose ntabwo uteye vuga ngo ndagushima Imana kuko urimo kugendana nayo. Reka dufate urugero kandi nsatira no gusoza. Aya niyo magambo ubundi akomeye nashakaga kugira ngo buri muntu wese ayumve. Bibiliya iravuga ngo mu Kuva igice cya 33 turareka ku murongo wa 12 haravuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Mose n'Abisiraheli bari batangiye urugendo. Iyo ni inkuru twese buri muntu wese arayizi. Ariko noneho mu gutangira urugendo Imana yari ihagurukije Mose kugira ngo agendane n'Abisiraheli. Ariko mbere yuko Mose atangira urugendo yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli. Hallelujah. Wibuke ijambo rya mbere ryavuze ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose. Noneho hano Mose arimo aravuga ngo ndakwinginze jyana n'Abisiraheli. Jewe mbajyanye nshobora kubaroha, jewe mbajyanye nshobora kubayobya, jewe mbajyanye nshobora kutabageza aho mbageze. Ariko ndakwinginze mbere yuko duhaguruka ngo tugende, niba biri mu bushake bwawe jyana natwe Mana. Iri sengesho ryakunaniza iki nawe kuvuga ngo Mana dore ndahagurutse, dore ngiye kwiga, dore ngiye gucuruza, dore ngiye gukora ibi, ngiye gukora ubukwe, dore ibyo ngiye gukora byose. Impamvu ingo zisenyuka muri iyi minsi kandi ari nyinshi ni ukubera iki? Ni uko iteka ryose hari abantu batangiye urugendo rw'imishinga y'ubukwe no kubaka ingo ariko batarigeze bahamagara Imana kugira ngo itangirane nabo mu itangira ry'ubukwe bwabo cyangwa ry'urugo rwabo. 12 haravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati ndaza gusaba ahantu hari izina Mose ukuremo Mose ushyiremo wowe. Noneho wumve ko ari wowe urimo kuvuga ayo magambo, wowe wumva ukeneye icyerekezo cy'Imana. Nakubwiye ngo n'Imana itanga icyerekezo. Niba wumva ukeneye icyerekezo cy'Imana kuramo izina Mose ushyiremo izina ryawe. Jewe nitwa Pastor Abel Tuyambaze, ndavanamo Mose nshyiremo Pastor Abel Tuyambaze, mvuge ngo Mana ndashaka kugendana nawe. Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo dutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Hallelujah. Icyambere ndashaka kuvugana n'umuntu wihebye, ndashaka kuvugana n'umuntu ucitse intege, ndashaka kuvugana n'umuntu wumva yarabuze icyerekezo, ndashaka kuvugana n'umuntu wumva utazwi. Imiryango yawe ishobora kuba itakikuzi, inshuti zawe zishobora kuba zitakikuzi. Turimo turabona abantu biyahura bagapfa bazize ko imiryango yabo yagiye batererana mu bibazo bahuye nabyo. Birashoboka yuko abo bantu bose batakuzi, yewe isi ntinakwitayeho. Ariko ndagira ngo nkubwire hano hantu Mose yavuze ijambo rikomeye ngo ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Ndakwifuriza kubugiriwe umugisha n'Uwiteka, kugirira umugisha k'Uwiteka. Ndakugira ngo nongere narakumenyesha ngo izina rya Uwiteka ararizi. Nubwo bose wawe mu kazi atakumenya, nubwo runaka atakumenya, ariko Uwiteka azi izina ryawe. Kandi ndakwifuriza kugira ngo ugirire umugisha k'Uwiteka. Ngo nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye
mbona uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Haleluya. Ese ujya ugira umwanya wo kumva ushaka kuvugana n'Imana, kuvugana n'Imana face to face, kuvugana n'Imana wowe ukavuga ngo Mana njyewe nje imbere yawe, ndi imbere yawe, ndashaka kuvugana nawe, dore ibyo ngiye gukora, ndashaka kumenya niba ibi bigiye gukora biri mu mugambi wawe. Erega iyo bavuze ngo Yesu Kristo ngo yitwa Emmanuel, ngo kandi izina Emmanuel bivuze ngo Imana iri kumwe nawe, Imana iri muri twebwe, Imana iri mu mutima wacu. Ni ukuvuga ngo Imana ugendana nayo, ubana nayo, ahubwo uvugana nayo. Umuntu mubana mugendana ubuzima bwa buri munsi umuvugisha ute? Ujya ugira umwanya wo kumuvugisha, cyangwa wigirira umwanya wo kuvugana n'ayandi majwi ukibagirwa umuntu ukurimo ugutuyemo, ukavugana n'abaturanyi ariko umuntu ugutuyemo ukibagirwa kumuvugisha. Tuvugana n'Imana rero mu buryo bwo kumva ijambo ryayo. Ni nayo mpamvu ngiye njya nkunda, hari abantu rimwe bagira ngo mpinga abahanuzi. Ntabwo mpinga abahanuzi, ariko ubuhanuzi bukuru buruta ubundi buhanuzi ni iri jambo ry'Imana. Kuko rimwe na rimwe abita abahanuzi hari n'ubwo batuvangirirwaho, umuntu akavangirwa. Rega hari ikintu ushobora kubabwira, burya n'abadayimoni barahanura. Ntabwo rero rimwe na rimwe ushobora kutamenya ngo ese ibintu umuntu arimo kumpanurira ni umwuka w'Imana cyangwa ni umwuka wa dayimoni. N'abadayimoni barahanura, ibyo ngibyo muzabimenye kuko bararondora. Ariko iri jambo ry'Imana, ibi byanditswe byera, ni ubuhanuzi butavangiye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe jyewe, ntabwo ari rimwe na rimwe, kenshi cyane ndishinga hagati kandi nkavuga ngo Mana ndashaka kuvugana nawe, tukavuganira mu isengesho, njyewe nsenga, Imana ikansubiriza mu ijambo ryayo. Mose rero arangije aravuga ngo nzi ko nakugiriyeho umugisha, ngo kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Hanyuma ngo Uwiteka arangije aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe kuruhure. Haleluya. Birashoboka ko urushye mu mutima wawe, birashoboka yuko nawe ufite urugendo rukuruhije, birashoboka yuko ubona urugendo urimo rumeze nkaho nta herezo rufite. Ariko reka mvugire, aho wari ugeze aho ngaho, ongera uvugane n'Imana, uvuge ngo Mana ndashaka icyerekezo, nkeneye icyerekezo cyawe. Hano rero Imana iramubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe kandi nkuruhure. Niba hari imvune wagize z'ubuzima bwawe, niba hari ibihombo wagize mu buzima bwawe, ndashaka kukuruhura kuko ndi Imana yawe. Hanyuma Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Ni ukuvuga ngo Mose yarakeneye ikimenyetso cy'Imana. Reka mbabwize ukuri, iyo wemeye ugashimikira ukavugana n'Imana, ukayereka yuko ibyo ugiye gukora byose ubiyishyize ku mutwe kandi ukeneye kubona ikimenyetso cyayo, ndakubwiza ukuri n'Imana itabeshya iguha ikimenyetso kandi ukamenya yuko uri kumwe nayo. Mose yarashimikira aravuga ngo ndashaka kumva ikimenyetso. Hanyuma Uwiteka abwira Mose ati, murongo wa 17, n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Haleluya. N'icyo uvuze, ndagira ngo nkubwire ngo fata umwanya, niba aya magambo urimo kuyumva, wongere ufate igihe cyawe ujye imbere y'Imana, uvuge ngo Mana dore icyo nshaka, dore icyo nshaka, dore icyo nshaka, dore icyo nshaka. Ndagusabye gendana nanjye, ntiwite ku bihombo wagize, ntiwite ku byanze ibyo utagezeho, ntiwite ku byahise hawe, ntiwite kuri bya bindi byose, ntiwite ku mateka yawe, ntiwite ku bupfubyi bwawe, ntiwite ku bakwimye umwanya, ntiwite kuri appointment bakwimye, ntiwite kuri document wadepoje ntibazakire, ntiwite kuri buri kintu cyose. Wowe icyo musabye, fata umwanya uvuge ngo Mana ndabizi ko hahise haragoye, ariko uyu mwanya ndashaka icyerekezo cyawe. Irakubwira ngo n'icyo uvuze icyo nacyo ndagikora kuko ni Imana y'ibikorwa kandi ni Imana yo kwizera. N'icyo uvuze cyo ndagikora. Wibuke ijambo twatangiranye riravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira gusa ngo nawe azabisohoza. Haleluya. Wikwiringira Uwiteka mu rugendo rugitangira, ngo nugera hagati utangira no kwiringira ba onkire, utangira no kwiringira inshuti zikomeye, utangira no kwiringira aba diaspora, utangira mbese hari igihe ugera mu rugendo ugatangira kumva hari abandi bantu wiringiye. Ariko reka kubwire, iringira Uwiteka wenyine nawe azabisohoza. Hanyuma umurongo wa 18 aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye
nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Haleluya. Urumva Mose aracyashaka ibimenyetso bihamye neza yuko koko ari kumwe n'Imana. Aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ariko aramubwira ngo Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Haleluya. Kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso wawe. Haleluya. Nzanyuza, iryo jambo ndagira ngo ndimo gusoza iryo jambo urigire ryawe, bivuga ngo kandi ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose. Haleluya. Ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye, ubwanjye nzaguha urubyaro, ubwanjye nzaguha gucuruza wunguka, ubwanjye nzaguha kubona akazi keza, ubwanjye nzaguha ubuzima buzima, ubwanjye nzaguha kugira ababyeyi n'ubw'imfubyi, ubwanjye nzagukorera urugo, nzakubakira, nzaguha urubyaro, nzagukorera, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Ibi bintu ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose. Umva iryo jambo uritinde, uvuge ngo Imana ivuganye nanjye. Niyo ivugana nawe, ntabwo ari ubwiriza urimo kuvugana nawe. Uwiteka aramubwira ati ngende ndimo kuvuga ibyo undi muntu yavuze. Uwiteka aramubwira, Uwiteka arakubwira, Uwiteka arambwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, ngo nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka. Hari abantu bagupinze, hari abantu bagupfobeje, hari abantu baguciye intege, hari ibintu byakugoye, hari imitego Satani yaguteze, ariko hari igihe Uwiteka azivugira izina imbere yawe ko ari Uwiteka, ngo kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira n'uwo nzababarira. Haleluya. Ntabwo Imana izagendana nawe gusa ngo ikugeze aho ushaka kujya. Ntabwo ari aho bizarangirira, izakujyana ikugezayo, kandi nimara kukugezayo imaze kunyuza kugira neza kwayo imbere yawe kose, nirangiza yivuga izina ivuge ngo ndi Uwiteka, ni jyewe ubikoze, ndi Uwiteka, ni jye ukugiriye neza. Haleluya. Hari amagambo rimwe nyankunda ndashaka gusoza, ariko rimwe na rimwe hari ubwo ijambo riryoha ukumva rirakuryohanye. Muri Yesaya 41 harimo amagambo nakunze cyane, mwihangane reka nze mpagere. Yesaya 41 hari igihe amagambo kuryohera ukavuga ngo koko, ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Haleluya. Gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Umurongo wa 11 uravuga ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Mose n'Abisiraheli bari bafite Farawo n'ingabo ze zose, Abanyegiputa bose bari babarakariye, babahoza mu buretwa. Ni ukuvuga ngo kuriya kuntu yumvaga adafite icyizere, avuga ngo ni ikimenyetso cy'uko uri kumwe natwe, ni ikimenyetso cy'uko uzajyana natwe, nyemeza ko ntazasebera mu nzira n'aba Bisiraheli. Ni ikimenyetso. Burya n'ubwoba bwamutahaga mu mutima, yakwibuka ko azasebera mu nzira, kandi yarihaye gutwara abantu, yarikuye ibwami, yari umwana waryaga neza umeze neza, akumva afite ubwoba. Ariko mu murongo wa 11 Yesaya 41 hano umurongo wa 11 haravuga ngo dore abakurakariye bose ngo bazakorwa n'isoni bamware, ngo abagutonganya bazahinduka ubusa, ngo ndetse bazarimbuka, ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, ngo kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho, ngo kuko jyewe. Umva no ukuntu Imana yivuga izina. Haleluya. Kuko yakubwiye ngo nzanyuza kugira neza kwanjye bose imbere yawe, ngo kandi nzivugira izina ryanjye imbere yawe. Noneho wumve hano rero, ngo abakurakariye bose, abagutonganya, abo bakugisha impaka, abagupinga, abagupfobya, abo bakwita ko, abo bakwita icyo. Rimwe na rimwe hari n'ubwo uba warize, ariko kubera ko ubuzima bwanze ukitwa icyo.
bitagira ubwenge, bitagira gufatirwa na diporome zidafite agaciro. Ariko hano Imana irakubwira ngo abakugisha impaka uzabashaka ubabure, ngo kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitareka. Ngo kuko jyewe, Imana itangiye kwivuga izina none, ngo kuko jyewe Uwiteka Imana yawe, ngo nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntiwitinya ndagutabaye. Ngo witinya Yakobo wa munyorogoto. Ubwo rero hari Yakobo, noneho nawe shyiramo izina ryawe. Ahandi washyiraga Mose, noneho hari Yakobo ongera ushyiramo izina ryawe. Ngo witinya wa munyorogoto we, witinya Yakobo wa munyorogoto we, ngo namwe bagabo b'Isiraheli, ngo ni jye uzagutabara. Ngo ni ko Uwiteka avuga. Ngo kandi ni Uwera wa Isiraheli umucunguzi wawe. Aya magambo ndimo gusorezaho ndagira ngo yatege amatwi neza yumva. Aravuga ngo dore nzakugira umubuzo mushya. Hari ukuntu Imana igufatika kugira mushya, hari ukuntu Imana igufatika kwambika ukaba mushya, hari igihe Imana ikwicaza mu mwanya ahantu ukaba mushya, hari igihe Imana igukorera surprise ukaba mushya, hari igihe Imana igukorera ikintu nyine ukavuga ngo nanjye ndabyumva ko mbaye mushya. Ngo dore nzakugira umubuzo mushya w'ubugi ufite amenyo, uzahura imisozi ukayimenagura n'udusozi ukaduhindura nk'ibishingwe, uzabigosora umuyaga ubitumure, umuyaga wa serwakira ubitataye. Nawe uzishimira Uwiteka wiratane Uwera wa Isiraheli. Ngo abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ngo ururimi rwabo rukagumwuma. Jyewe Uwiteka nzabasubiza, ngo jyeho Imana ya Isiraheli sinzabahana. Haleluya! Ni Imana itaduhana, twaba turi mu bibazo, twaba turi mu bigeragezo, twaba turi mu ruvugo abantu batuvuga nabi, twaba twanzwe abantu batwanze cyangwa badukunze. Ni Imana itajya idutererana. Waba wirukanywe mu kazi, waba uri muri gereza bagufunze, ibyaba birimo kukubaho byose, ni Imana itazagutererana kandi izagira igihe ikaguhindura mushya, ikaguha ubuzima bushya. Hanyuma irangije iravuga ngo nzazibura. Ndagira ngo iyo migisha aho uri hose rwose utege ibiganza uvuge ngo iyi migisha ndayakiriye, ubu buzima bushya ndabwakiriye, kuko n'Imana irimo kuvugana nawe. Iravuga ngo nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi, ngo n'amasoko mu bikombe hagati, ngo ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, ngo n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Haleluya! Hari igihe ubaho mu buzima bwumye bugoye, ariko hari igihe Imana igira gutya yarangiza ikakududubiriza amasoko, ukavuga ngo noneho nanjye umwuma nari mfite urashize. 19 haravuga ngo mu butayu, aha hantu washinga gati, mu butayu nzahatera imyerero n'imishiri n'imihadasi, ngo n'ibiti by'amavuta, ngo kandi mu kidaturu nzahatera ibiti by'imiberoshi n'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isiraheli ari we ubiri. Vuga ngo amen, amen, amen. Ibi biti ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Mu butayu nzahatera imyerezi, mu butayu hahandi hatera nzahabuterera amatunda, akoresha imvugo zacu twumva. Hazamera amaronji, hazamera inanasi, hazamera imyeri, hazamera bya biti byose, hazamera inkeri, hazamera. Ubuzima bwawe Imana igiye gufata ibintu byose wabuze ibimereze rimwe, ngo kugira ngo abantu babirebe, bitegereze, batekereze, ngo banamenyere hamwe kuko mbese ufite ukwizera muri wowe ko Imana ishobora byose. Ndagira ngo ufate umwanya hanyuma dusenga, wongere ugire ukwizera mu rugendo rwanjye rwose, ubane nawe. Turagushima Mana yacu kugira neza kwawe, turagushimiye kuko ijambo ryawe ryiza twumvishe, kandi turagushimira ko twitaho Mana. Tugutuye Mwami Imana imigambi yacu yose, tugutuye buri kimwe cyose dukora, kugira ngo Imana yacu ugendane natwe, kandi nk'uko Mose yakwizeye natwe twizeye, kandi turabizi neza yuko menya itangira n'urugendo n'isoza ryarwo. Rero niyo mpamvu buri wese Mana akaba akwiringiye akumva utanga icyerekezo. Imana itanga icyerekezo, duha icyerekezo cy'ubuzima, duha icyerekezo cy'imibereho, duha icyerekezo cy'imikorere, duha icyerekezo cy'imikirizwe. Buri muntu uburyo bwifuza mu porosesi kugira ngo duhe icyerekezo, kandi tugendane natwe, tubane natwe bose. Kandi nanjye ndagushimira
wemeye kunkorera urakoze kukumvira mu izina rya Yesu.